kuki ubusambanyi bwazamutse mu rubyiruko rw'iyi minsi bukagera ku kigero cyo hejuru kitigeze kibaho na mbere mu mateka y'isi. Bisa naho imibonano mpuzabitsina ikorwa cyane mu rubyiruko muri iki gihe, kandi ibi biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye. Icyo nkubaza, kubera iki biba muri iyi minsi? Ese ibi bintu byaturutse he? Byakomotse he? Ese byazanywe nande? Ese byagenze bite ibi bintu ko bitari byarigeze bibaho na mbere? Ibi nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Hanyuma mbere y'uko tubivugaho, ngewe nitwa S Faustin. Reba niba warakoze subscribe, niba utarayikoze uyikore. Hanyuma niba unafite n'igitekerezo ucyandike muri commentaire, hanyuma tuzakivugeho ubutaha. Hanyuma topic yacu y'uyu munsi irabaza ngo ese kubera iki imibonano mpuzabitsina isigaye ikorwa cyane mu rubyiruko rw'iki gihe? Cyangwa se ese kubera iki ubusambanyi bwazamutse mu rubyiruko rw'iki gihe? Impamvu tubyita ubusambanyi ni uko nyine bikorwa bitemewe cyangwa se mu buryo butemewe. Ikintu wamenya rero ni uko ibi biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye, arizo izi zikurikira ngiye kukubwira. Icya mbere buriya ni imiterere y'imibiri yabo. Mu gihe cy'ubuto imisemburo y'umubiri cyangwa se imisemburo y'umubiri w'urubyiruko, cyane cyane nka testosterone cyangwa se oestrogene, iba iri ku rwego rwo hejuru. Ibi bigatuma irari ry'imibonano mpuzabitsina n'amatsiko byayo byiyongera ku kigero cyo hejuru. Hanyuma ikindi cya kabiri, kugaragarizwa ibintu by'imibonano mpuzabitsina hakiri kare. Bitewe n'aho isi igeze, iterambere na internet, biragoye ko wareba filime 3, 4, 5 ibyo bintu utabibonyemo. Buriya kuri internet iyo ureba filime, umuziki n'imbuga nkoranyambaga bituma urubyiruko ruhura n'amashusho n'ibiganiro byerekeye imibonano mpuzabitsina kurusha uko byari bimeze kuva na kera. Ibi byose rero iyo ubibonye utaranabijyamo wibaza, ese ibi bintu bigenda bite? Ese ibi bintu ni ibiki? Bityo bamwe na bamwe bakaba babyishoramo bagamije kumenya ngo ibi bintu ni ibiki, n'abagezeyo ugasanga ntibagarutse. Hanyuma ikindi cya gatatu ni imyumvire y'abantu igenda ihinduka. Buriya muri sosiyete nyinshi abantu bagenda baganira ku mibonano mpuzabitsina ku mugaragaro, kandi bamwe na bamwe mu rubyiruko ntibakigira igitutu cyo kwirinda nk'uko byahoze. Buriya ibintu, imyumvire y'abantu igenda ihinduka uko bwije n'uko bukeye. Mbere ntabwo wabaga watinyuka ngo uvuge ku bintu byerekeranye n'ibi ngibi, ariko ubu usigaye ugenda mu muhanda muri story z'abajene ukumva babivugaho nta kibazo. Ikindi cya kane kibitera buriya ni ugutinda gukora ubukwe cyangwa se gutinda gushaka, bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Urugero nk'amakimbirane agenda aba mu ngo bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye, nabyo bitewe nanone n'ubukene. Ugasanga umuntu nta bushobozi afite bwo kuba yahita ashaka, cyangwa se no kureba ingorane n'amakimbirane asigaye aba mu ngo z'abantu bashatse. Ibi abantu batarabikora cyangwa se batarashaka babibona bakumva batinye gushaka, bitewe n'ibyo byose bagenda babona ku muhanda. Icyo bamenya, nubwo batinda gushaka, ntabwo imibiri yabo iba yarahagaze. N'iriya misemburo twavuze ntabwo iba yarahagaze gukora, iba yarakomeje gukora. Bityo yakomeza gukora, hanyuma ikagira ibyo musaba, yabona atabifite cyangwa se atafite ubwo bushobozi, agashaka uburyo yabibona, bityo ngakemurane n'umubiri we ikibazo bafitanye. Ikindi cya gatanu, buriya ni inshuti n'itsinda ry'abantu muba mugendana. Buriya inshuti ugendana nazo, iyo hari ingeso zifite, nawe akenshi ukunda kuba wagira izo ngeso. Inshuti n'abantu ubana nabo bashobora kugira uruhare mu byo ufata imibonano mpuzabitsina. Bashobora, niba ari abantu babikunda cyangwa se bakunda kubivuga, ibi byazamura, biba bifite amahirwe menshi y'uko nawe wazabigwamo. Hanyuma ikindi cya gatandatu, ari cyo navuga
ababyeyi benshi bahindutseho cyangwa se batagikora nk'uko bikwiye. Ni uburezi budahagije. Buriya nimvuga uburezi ntabwo mbavuze ku ishuri, ahubwo ni uburezi ababyeyi bo hambere batangiraga ku mashyiga cyangwa se mu rugo. Ubu ngubu rero biratandukanye, ababyeyi benshi baba bari kwihiringa, bari gushaka amafaranga cyangwa se ibyatunga umuryango, ntibabonere abana babo umwanya ngo babaganize, babicaze uko bigenda, ibishuko biri hanze n'uko babyirinda nk'uko ababyeyi bo hambere babikoraga. Hanyuma ikindi cya karindwi ni ukoroshya uburyo bwo guhura cyangwa se ukuntu ibintu byo guhura no kumenyana byoroshye ku rwego rutari rwarigeze kubaho. Ubu tuzi imbuga nkoranyambaga na porogaramu nyinshi zigiye zitandukanye wajyaho warangiza ukahabonera umukunzi, ndetse uwo muntu wahamubona no guhura bikaba byoroshye. Ibyo byose uko mugenda muhura mu buryo bworoshye no kubona abantu cyangwa se abo twita abakunzi mu buryo bworoshye, ni nako byongera amahirwe y'uko niba mwahuye n'ibyo mukora nabyo bizamuka bikagera ku rwego rwo hejuru. Ibi si byo nabateguriye gusa, ahubwo nabateguriye n'uburyo uramutse ubishaka wagerageza kubyirinda. Kandi ikindi wamenya mbere y'uko mbibabwira, nubwo ibi bintu wabikora umva ari ibintu bisanzwe, ibi ni ukuri birangiza. Ushobora kuba uri kubikora ubu ngubu uri umusore, uri umukobwa, ukumva ni ibintu byiza biraryoshye, ariko amara ejo bundi nugera mu rugo rwawe wumva wabivuyemo ushaka kubaka, ukabona biri kwanga, ukibaza ese byaturutse he? Ese ko nakoze ibishoboka byose cyangwa nkora ibishoboka byose, kuki byanga cyangwa se kuki bigenda? Ibi byose aba ari bya bindi wabayemo ubushize cyangwa se muri ya myaka yawe y'ubusore, biba biri kugenda bigukurikirana. Ubishoboye wabireka ukabyirinda, ukajya usaba, ugakomeza nawe ugashyiramo uruhare rwawe ukabireka, kuko ibi birangiza, ndetse nubwo bitakwangiza ku mubiri bikwangiza mu buryo buri mentali. Hanyuma ibi ngiye kukubwira n'ibyo wakora ukabasha kwirinda ibi. Ushobora gufata umwanzuro, tuvuge uri umusore cyangwa uri umukobwa, ukavuga ngo njye ndashaka kuzagira urugo, nkazashaka umugabo cyangwa se umugore, kandi njye na famiye yanjye tukazabaho twishimye. Ibi ukabifata nk'icyemezo, ukumva ko kugira ngo uzabeho wishimye na famiye yawe ari uko mu busore bwawe cyangwa se mu bukobwa bwawe waba waritwaye neza, mbega ukamenya icyo ushaka naho ushaka kuzaba cyangwa se kuzagira. Ibi bigagufasha kutitwara uko ubonye kose muri ubu busore bwawe cyangwa se mu mabyiruka yawe. Hanyuma ikindi, ukirinda ibihe n'ahantu hose hashobora kugushyira mu kaga ko kuba wakora ibintu nk'ibi ngibi. Hari ukuntu urubyiruko tujya mu night club cyangwa se n'ahandi hose amajoro n'iki, kandi uzi kuhahurira n'abantu benshi bagiye batandukanye. Niba ubona hari ahantu haguteza ikibazo cyangwa se abantu baguteza ikibazo, ibyo byose ukagerageza kubyirinda, ukagabanya kureba filime zigiye zitandukanye z'amafilime, amapornography cyangwa se n'izindi filime zirimo urukundo rwinshi rugiye rutandukanye ariko rwerekeza kuri ibyo bintu. Ukagerageza kubyirinda, byanazamuka ukagerageza gushaka icyo wahugiraho kugira ngo bikuvemo. Ugashyiraho imipaka mu rukundo, ukavuga ngo njyewe nduyu nshaka umuntu umeze uku, yaza atameze uko ushaka uwo nguwo ugakatira, hanyuma n'uwo ubonye ameze uko ushaka nawe ukamushyiriraho imirongo ntarengwa atagomba kukurenga, ndetse ukamushyiraho n'ibyo agomba kukubwira n'ibyo atagomba kwirahira akubwira. Ugashaka ibikorwa bigufasha kurangaza ibitekerezo byawe, urugero nko kwikora siporo, ukiga, ndetse ugakora n'akazi n'ibindi bintu byinshi, kwisomera ibitabo bigiye bitandukanye. Ibi bigahoza ubwonko bwawe, bikaba bitatuma ujya muri izo ngeso mbi. Ikindi, ukaba wakwishakira n'utuntu tugiye dutandukanye, urugero nko kwisomera ibitabo, ukisomera inkuru, cyangwa se ugakora na bya bindi byose twahoze
tuvuga hejuru. Hanyuma ikindi kutemera igitutu cyangwa se ikigare cy'abantu ubona mudahuje intego. Kuriya tuba turi muri sosiyete, buri muntu agira inshuti nyinshi zigiye zitandukanye, ukareba ukavuga ngo ese aba bantu ko mfite aho nshaka kugera, ese aba bantu nkurikije uko mbabona, uko bitwara, ibyo bavuga n'uko bagenda, ese aba bantu turi mu nzira imwe? Wabona muri mu nzira imwe mugakomezanya, hanyuma utabona muri mu nzira imwe ukaba ubihoreye, ukaba ubakatiye. Ibintu ni byinshi wakora, ariko niba ushidikanya, kuba wumva byaba bigoye, kwifata byanze, yabona ibi bintu ni ibintu biri romantic ariko bishobora kukwangiriza, bishobora kwangiriza ubuzima bwawe bw'aka kanya. Ibi bintu ni ibintu ugomba kwitondera ndetse ukabitekerezaho neza. Buriya ubuzima bw'umuntu ntabwo bwicwa n'ikintu kinini, ahubwo bwicwa n'akantu gato kagendaga kaza mu buzima bwawe, ukumva ni akantu koroheje, ukumva ni akantu kari easy, ariko nyuma ukabona kavuyemo ikintu gikomeye, cyangwa se ukaba waragatangiye wumva ko ari akantu kari easy, ejo n'ejo bundi wareka, ariko ugasanga byageze ku rwego wabaye addicted utabasha kureka. Kandi iyo ubaye addicted biba bishoboka, ariko biba bigoye ku rwego utabyumva. Hanyuma rero ndabashimiye cyane. Niba ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa se n'ikindi, cyandike muri commentaire, hanyuma tuzabikoreho ubutaha. Ndabashimiye, ndabakunda cyane. Imana ibarinde.